reka tujye twasuza tubifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu muri hatandukanye twizere ko mumeze neza cyane ibintu byose ari amahoro kuri uyu wa kane w'icyumweru wa tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 turi kuri Rayon Sport TV amakuru agezweho muri equipe ya Murera Irisoro ry'Inyanza. Uribaza ngo turaganira kuki kuri uyu munsi wa none abafatanyabikorwa bashya muri equipe ya Rayon Sport izina namaze kwandikandagira aratanga pliske miliyoni 300 zirenga kuri saison eso gufatanyabikorwa ninde avuye he aturutse he turaza kubiganiraho neza cyane. Rayon Sport mu biganiro n'ama equipe atatu bazakina kuri Rayon Day ku munsi w'igikundiro, ama equipe imwe muri izo bitarenze iki cyumweru yaza kwiri mu Rwanda ejo nabaye nkuyikomozaho, ariko ndaza kongera nyiganireho turebe uko umunsi w'igikundiro uteguwe. Umwambaro mwiza cyane wa Rayon Sport mu bitarenze mu kwezi kwa karindwi mu matariki 10 uraza kuba wageze ku isoko. Uwo mwambaro uraza kuba utewe inkunga na Jairati. Murabyibuka Rayon Sport kuwa mbere iratangira imyitozo, abakinnyi barahagera gute mu maslot turabigarukaho. Hanyuma turagaruka no kubakinnyi bandi bari muri equipe ya Rayon Sport igomba kuza gutandukana nabo, kubera ko abitandukana nabo ntabwo bararangira. Abinjira muri Rayon turaza kongera tubavugeho uyu munsi. Igice cyacu cya nyuma kiraza kuba ari transfer. Rayon Sport irashaka umunyamahanga wundi, Rayon Sport irashaka rutayizamu, Rayon Sport iracyashaka umunyezamu, ariko kandi hari n'abakinnyi bakiganirwaho bagomba kuza kongera amasezerano. Rayon Sport kandi irifuza umutoza wungirije wundi ugomba kuba ahari iruhande rwa Haringingo ndetse na Sasha. Bite bya Rayon Sport kuri Rayon Day, bite bya Rayon Sport muri saison itaha. Irateganya ko 60% by'imikino yayo yose izajya ibera kuri stade Amahoro. Ese bizagerwaho cyangwa bizakomeza kugorana? By'umwihariko imyiteguro yose equipe ya Rayon Sport muri rusange nge turabizanye ntimuze gukikwa na kimwe. Wamaze gukora subscribe niba utarabayikora utegereje ikintu cyene ko kanya tereka ibiganiro byacu bikozwe neza uyubasha akubikurikirana. Izo zari ingingo ushobora gukora kuri like, ibitekerezo byanyu ndaza kwambihaye ikaze aho ngaho hasi muri comment. Nitwa Twishime Gilbert, amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba y'Iburengera bwaryo, mwese tubahaye ikaze muri kiganiro cyaza kwa gifite amakuru menshi. Ntabwo nibagiwe umujyi wa Kigali, ibihugu 54 by'umugabane wa Afurika ndetse n'ahandi hose hasigaye ku isi, worldwide, globally, continentale, internationale, ahose aho waberereye wumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyane, uri umukunzi w'umupira w'amaguru cyane warehebereye Rayon Sport. Navuze ko umudiaspora uri hirya no hino ku isi 90% bose burya n'abakunzi ba Murera. Twese tutuganira neza cyane nta kibazo n'iki na kimwe. Agatangazo kamwe muri Viva Company mumaze kubimenyera, nababwiye ko ubungubu ikigendanye n'abanyarwanda kubafasha kuri YouTube channel bo twamaze kuba duhagarika. Ngubu igice tugezemo ni icy'aba diaspora, turateganya ko nabo turaza kuba dufunze vuba cyane. Uramutse ufite gahunda yo kugira ngo dukorane kuri YouTube channel, ikibazo cyose waba ufite ukeneye ibiganiro, ufite YouTube channel yanze, ufite ibibazo bitandukanye ushaka kuyitangira, ushaka kuzamura amasaha, ushaka kuzamura sub, ushaka iki, anga muri Viva Company rwose unyandikire message ibipininze aho hasi, ndaza kugufasha ibintu bigende neza cyane nta kibazo niki na kimwe. Wowe bikore nk'uyikinira maze ubundi urebe ngo turakora akazi ivumbi rigatumbuka. Mu Rwanda ho twamaze kuba tubisoza, bwabasigaye nabo hanze y'u Rwanda kuko tugenda tubafata mu byiciri. Ubwo nabo mu Rwanda namwe ikiciri cyanyu ndumva mu byo mu kwezi kwa 8 tuzongera tukagaruka. Ubwo wacikanwe nawe muri Viva Company azaba ahawe ikaze. Si ibyo ngibyo gusa dukora, ufite n'ibindi byakuraniye mu bijyanye na tekinike, bijyanye na tekinike byose turanga kugira ngo tukwasistinge nta kibazo, cyangwa se tukuyobore tugufashe ikibazo cyose waba wahuye nacyo turagikemura nta kibazo n'iki na kimwe. Hanyuma rero n'izindi gahunda cyangwa se n'ibindi bikorwa muri Viva Company bizagenda rwose byiyongera ku bwinshi. Ntekereza ko nta kibazo na kimwe muzigera mugira. Bwo nanyumbanje kwitwikira kandi koko ni nabyo ni na ngombwa. Ubu ngubu rero nshatse noneho nahita ntegura ikiswe amakuru. Ubu twajya mu miriro.
Rayon Sport ndahera ingingo ni nyinshi cyane, reka mbere mu bafatanyabikorwa kuko hari abamaze gusinya, abo ngabo barazwi nta nubwo tubagarukaho. Hari abo twatangiye tuvuga za Beka, umufana wa Rayon Sport akavuga atari kiyo Beka igiye mwayivugiye izaza ryari. Maure. Hari za Airtel twaje tubabwira ko zizatanga bisi muri equipe ya Rayon Sport. Bakavuga ati iyo bisi uhora uvuga nushaka nugera uzayibora uzaceceke twarayihaze. Mba mbumva ariko naye nikira mu mwanya wanyu koko nkabyumva. Ibintu byose ni progress kandi bura bisi ikintu cyo kiratwara miliyoni zirenga magana. Waba ari umushinga munini, izo miliyoni magana kuri Rayon ni amafaranga menshi mu gihe cyashize. Ariko ubu kuri Rayon Sport ya Murenza Budara, kuri ubuyobozi bwa Murenza, ngiye buriya igihuru kizavamo igihunyira nkibona kare. Ahantu hazava karyo mabona kare, ahantu bizakunda mabona kare. Murenza kinjira kiragizwa Rayon Sport, akigera muri Rayon yagikandagiramo, nkibona uburyo yasanze ibintu bijagaraye, kimwe kiriri ikindi kiririya, agahita bifata akabimorotesa. Umugara wa pastor ati baroma ngo ndawumorotesa, nyine akabishyira ku murongo neza cyane. Nasavuga ati uyu mugabo ari mu muyobozi, ahubwo abariyo tumuhe trust, tumuhe icyizere. Ibintu akoreye Rayon mu gihe gito amazeho, na Jean Fidel tuvuga ko wabaye umuyobozi mwiza wa Rayon Sport uheruka, nawe ntabwo yabikoze. Ndabisobanura. Tuve mu bikombe, kubera ko ibikombe birategurwa. Jean Fidel afite igikombe cy'amahoro n'ibyo mu gihe gitoya Murenza Budara amaze ku buyobozi ntabwo aragitwara, ariko noneho tujye mu buryo bw'amafaranga. Uwitwa Jean Fidel ntabwo ngiye kunenga ngo mvebe n'ibyo yakoreye Rayon. Salute afande retired, nawe ibyo wakoze rwose byari bifite byari bifite akaboko, kandi ntabwo wari warabikoze wenyine. Ariko ibyo wakoze, niba hari umukinnyi wakinnye umupira mwinshi bavuga ko atsinze n'ibitego bishobora kuba bitazwi mu mateka y'umupira w'amaguru, yitwa Pele. Ariko uyu munsi haje ba Lionel Messi bakora ibindi bikorwa. Uyu munsi haje ba Ronaldo, Cristiano, bari baramini, hazaza n'abandi bagende batwibagiza ibyahise, nabo baza bakora ibyo bashyiraho utundi duhigo twabo. Hari agahigo Jean Fidel yashyizeho muri equipe ya Rayon Sport kari keza, ariko biragaragara ko kari gukurwaho na Murenza Budara, kandi akaba agiye gushyiraho noneho akazaba keza kuruta cyane ibi mwabonye ibya retired Jean Fidel. Ndabisobanura. Retired umufatanyabikorwa yari yagize nyambere, cyangwa se yari yagize umukuru. Bamwe bageze baravuga ati Rayon Sport yayigurishije muri Skol yari ifite Rayon Sport ari umufatanyabikorwa wenyine main. Harizo za Kanari zitanga utumiliyoni 20 miliyoni 20 kuri sezo. Ubwo se ubaze miliyoni 20 kuri sezo ukabara ngo ku kwezi nanga ikipe yabonaga twari udufaranga dukeya cyane. Hari izo kampani zero zitanga utuntu tw'udufaranga mu by'ukuri dukeye. Murenza Budara afashe Rayon Sport avuga ati icyo nicyo kintu kingiye kubanza guhindura. Habanje kumanuka Jairuti izatanga miliyari hafi enye muri Rayon Sport, enye se hafi 5 muri seze 5. Abantu bavuza induru ngiyo Jairuti ngo n'ubundi ngo yitembereraga ngira hanyura ngibirasinye. Baravuga ati ngo no muri aperi kitagiyemo, yasiyisinyiye muri Rayon, yisinyira muri Kiyovu, yisinyira no muri Gasogi. Rayon Sport niba bahaye amafaranga menshi, Gasogi no barayihaye miliyoni 1 y'idolari. Kiyovu bayiha 2 n'igice gutyo. Rayon Sport bayiha miliyoni 3 n'igice z'idolari kuri sezo. Rayon Sport ntago ari ibyo gusa izabona muri Jairuti. Uko bareyo muzagura imyenda Rayon Sport irageze neza cyane n'isoka. Noneho nanjye ngomba kuzajya nkora ibiganiro byose bya Murera nambaye kiti ya Rayon Sport, kubera ko hari ukuntu umuntu yambwiraga ngo ariko ngo wakwambara ngo kaga kiti ngo kaba atariho Skol ngo kameze nka Karakoste. Hoya ngemba nshaka jezi ya Rayon Sport Murera. Ariko wajya kureba ugasanga cyaki twe turabakizwa ugasanga so no kuza hano arega nanjye ino visibility yanjye nanjye bwanjye bikwiye kugurishwa. Ugasanga Skol
iraza kuba ariyo nini muri video kuruta Rayon Sport. Ariko uyu munsi niba Jeruti hano ntabwo izatwara agace kangana gutya, ntabwo kazarenga ka Jeruti. Beka nayo ni agace gatoya, ku buryo nyine uzajya ubona umwambaro wa Rayon Sport ukabona ko ni umwambaro w'umwimerere, ni umwambaro mwiza cyane. Iyo myenda uko muzayigura, tuve kuri izo miliyoni 3.5 z'idolari Rayon Sport izabona, hari pourcentage Rayon Sport izafataho. Bivuze ngo muri Jeruti Rayon Sport ifitemo choix ebyiri zo kurya. Iyo ni kampani ya mbere Murenzi Abdallah yazanye. Murenzi Abdallah akurikijeho Beka iratanga arenga miliyoni 500 kuri saison monchère. Izagihemba Rayon Sport buri kwezi, nta kibazo cya salary. Bivuze ngo uyu munsi nanjye bampaye Rayon, mbizi neza ko irahembwa, hari banki ishinzwe kuyihemba, nanjye nayiyobora nayibyimba. Icyo nicyo kintu cyagiye giteza rwaserera muri equipe ya Rayon Sport, abantu bakoraho bagashya. Tadeo yakoraho agahemba ukwezi kumwe 3 kwa 4 bikanga, akavuga ati ndazibanwa nzerekeza he, ku buryo n'uyu munsi yavuyemo yaraba traumatized, nta nubwo yishaka kugera kuri stade, nyine akava muri equipe akayivamo atayikunze. Ariko ibyo ni iki? Ni kwa kutareba mu buryo burambye. Buryo twese twacaga tukavuga ngo none igisubizo cya Rayon Sport kizava he, twebwe nyine ntacyo twabonaga. Ariko aba hari abagabo babicaye yarabiturije, akavuga ati muririmbe bantuza, muririmbe n'abantuza n'abarunaka. Ariko ningira amahirwe ngafata equipe, nta nubwo nzayirwanira, nge ninyifata nzahita nerekana itandukaniro. Azana Beka miliyoni 500 zizazongera kuri za Jeruti miliyari, n'umwango miliyari. Rayon Sport ntagira gisenga miliyari n'igice cyangwa miliyari 2 kuri saison. Airtel mu bigendanye n'akanyenyeri muraza kubigaragarizwa vuba. Mbere na mbere Airtel iramanukana bisi ya Rayon Sport, bari kuyibrandinga, bari gushyiraho brandi za Rayon Sport. Ni bisi yatinze kubrandingwa kugira ngo umufatanyabikorwa wese uzakorana na Rayon Sport muri sezitaha abanza amenyekane, noneho no kubrandingwa kuri bisi ya Rayon Sport nabyo bizacuruzwa. Airtel of course igomba kubiriho. Uyu munsi Skol ntabwo ikiri nyambere, ntabwo ikiri mu mbere mu baterankunga ba Rayon Sport. Niba ishaka kujya kuri bisi izabyishyura ukwabyo. Jeruti same case, Beka same case. Wenda bimwe bikazahindukira mu masezerano azagenda asinywa y'uburyo bashobora kuba brandinga ku bikorwa byose bya Rayon Sport, ibyo bikaba biri clear bisobanutse. Ariko undi Rayon Sport yavuze ati mu kuyibrandinga me muretse gato, mube muretse. Ubu yagombye ko yaranaje, mube muretse, turacyafite abafatanyabikorwa benshi. Airtel system zayo uko muzazi consumer, ntimwumve gusa ngo niyo bisi ngo basi ngo enough. Oya, hazaza uburyo bw'akanyenyeri, uburyo buzakora pourcentage zajya muri equipe ya Rayon Sport. Abo nabo muzi. Murenzi Abdallah yagize gute? Yazanye. Turacyari kuri Murenzi Abdallah. Murenzi Abdallah agiye kuzana kampani ya nyuma, ni nayo izabiri ari surprise. Ntabwo ari we uzaba ari main sponsor, ariko azaba aje bwa mbere, agiye kugaragara bwa mbere mu mupira w'amaguru. Rayon Sport izaba imuzanye. Narebaga Murenzi Abdallah ibintu yakoraga muri Tour du Rwanda, akazana abandi, akazana n'abariya. Kubona Tour du Rwanda irabrandinze neza cyane, birasa. Ubu rero tugiye kujya tubona Rayon Sport brandinze. Rayon Sport ntabwo izagira ikibazo cyo gushyira, izagira ikibazo cyo kwambara abafatanyabikorwa benshi. Icyo nta kirimo, niyo babicura. Rayon Sport izaba managing. Imbogamizi zari zirimo ni zimwe zari Skol. Umuyobozi wafataga Rayon Sport wese yahita agatekereza Skol, akavuga ati Skol turayongera imyaka, bamwe bakanigurizamo amafaranga. Ariko Murenzi Abdallah araje aravuga ati Skol ngewe ntabwo ariyo nyambere, ntabwo ariyo nkiri imbere. Nibyo wenda koko hari ibyo itanga muri equipe ya Rayon Sport tutagaya, ariko none ntabwo ikwiye kuza ngo ifate equipe idanangire, iyibohe, ibuze kugira ngo abandi baterankunga nabo babashe kwinjira kandi bashobora gutanga byinshi. None se Rayon Sport ifite amafaranga angana gutya, uretse n'ikibuga cya Nzove yananirwa gukodesha ikibuga izakoreraho imyitozo. Equipe nka Gicumbi y'Igicumbi ishobora kuzikamara umwaka i Kigali itarabara ikorera imyitozo, ikina match zose yakirira kuri Kigali Pele Stadium. Rayon Sport se akaba ariyo byanga, siko musetsa. Skol ntabwo ikwiye gufata rero ngiyibohere mu kantu ngo nuko nyine ngo hari ibintu yayifatishije. Reka da icyo rero nacyo kintu Murenzi Abdallah namara gustabiliza ibintu azahita akuraho burundu. Bari guteganya kubaka ikibuga cya Rayon Sport gishya
inyigo yamaze gukora. Wenda ntikizaba ikibuga cyo kwakiriraho imikino, ariko kizaba ikibuga cy'imyitozo kiri mu isambu, reka mvuga isambu cyangwa ikibanza Rayon Sport yiguriye, bashyireho agatiribine keza wenda ibyo reka tube tubiretse kugira ngo abo mu nzu batanabyumva bakumva uko bimeze, ariko n'ubundi Rayon Sport ntabwo iri mu nzu igihe kinini. Nyuma y'imyaka nk'ingahe Rayon Sport izaba ifite ikibuga cyayo. Trust me, nyize ibi nkubwira, draft ngiye nayirebyeho. Sinjye umuntu wa mbere basobanurira umushinga wa Rayon Sport, mbabwira uburyo Sezita bashaka kuzaba bakina, mbabwira impamvu bari kuzana bari abakinnyi. Nabivuze mbere nta wundi muntu urabivuga ahangaha, bose batubwira ngo Rayon Sport ng'imifungo ngiki. Ndababwira ariko Rayon Sport umunyamakuru ko kadahejwe kuri office yagiye agakomanga ko nyana agiye ngakomanga nkinjira ntagira n'amahirwe bakemera kunsobanura bakanyereka structure y'uburyo Rayon Sport izaba imeze, ngiye nkataha nkataha nyuzwe. Umuyobozi agafata rero akayibohera muri score ariko Murenza Budara genda uciye impaka ubu rero rimwe muri company z'ubwishingizi imwe iramanuka muri ekipe ya Rayon Sport. Imwe muri company z'ubwishingizi izo dufite mu Rwanda se nimuzizi, hari za Radiant hari za Sonarwa biracyabaho, izi insurance, ibigo byose by'ama insurance. Rayon Sport igiye kumanukana insurance imwe iratanga arenga miliyoni 300 kuri sezo mbere yuko Rayon Day tuyigeraho. Murere zaba yamaze kugaragaza umufatanyabikorwa kuri Rayon nabazerekana. Ikindi nta gihindutse, umufatanyabikorwa ni nawe uzajya munsi ya nimero kuri jezi ya Rayon Sport. Hari yavuze ko azajya score, ariko score wapi? Score izajya yambarwa n'abagore, score izajya yambarwa kuri ya myenda y'imyitozo Rayon Sport ikora n'imyitozo. Kubera ko kuganga ikipe wayihaye ikibuga na miliyoni 140 ingahe, hari umuntu watanze 300 yarenga. Pay attention, iyo company y'ubwishingizi niyo izaba iri mu mugongo hasi kuri nimero. Ahangaha mu mugo naho hazajya undi mufatanyabikorwa. Rayon Sport izagenda yubaka abafatanyabikorwa, none ntabwo ari n'abaterankunga. Ndabyo bavuga ngo ndaza ngo nguteri, umuterankunga azaba ari we mufana, wowe niwe muterankunga. Kwicyo gihumbi cyawe kwizo senyisa zawe, kwizo cyari cy'ijana cyawe nacyo ni cyinshi. Ntukagira ipfunwe, akanyenyeri ry'ugakandura niba ari ryo ufite uryohereza nawe utanga umusanzu wawe, niwe muterankunga. Rayon Sport none izaba ifite icyo bita abafatanyabikorwa papa. Rayon Sport kuri sezo twayibariye dusanga izajya bifite miliyari 2 zirenga. Noneho ibirenze ibyo Rayon Sport ntago yipashije murefu ngo nuko igiye kwifite amafaranga menshi rekata mu bakinnyi. Uretse wenda amazina igiye kumanura ubungubu, ariko nayo baraganira ku buryo amazina agabanya amafaranga. Rayon Sport ntabwo izasesagura ngo nuko yayabonye. Rayon Sport irapanga ko byibura buri sezo batazajya basoza ngo ikese ngibereye aho ngo yasabye gutya, ahubwo Rayon Sport irapanga kugisoza sezo igasagura amafaranga. Igomba kugisagura amafaranga. Abakinnyi nabo izo ntwaro zishobora kuza, ariko mu gihe wubatse structure ihamye, mu gihe wubatse ibintu byubatswe, umukinnyi aza fitinga muri systeme yawe, na wa mukinnyi wakuye mu Ntare araza kicaza benshi, na wa mukinnyi wakuye mu Ntare araza kicaza benshi b'abanyamahanga. Ubwo rero uwo niwo mujyo Rayon Sport Murera idisoro ry'Inyanza urimo, kandi ndumva neza cyane ko biri kiriya nk'abo bafatanya bikorwa. Umuterankunga wo uzaba ari muri Rayon, icyo namenye nawe nuko ashobora kuba ari mu mabara y'umweru n'ubururu. Hari insurance nyinshi ziri hano mu Rwanda, Murenza Budara akomeje kugenda aganira nazo. Noneho hari na gahunda ngo yo kuvuga ngo ko mu kwezi kwa 7 Rayon Sport bazayihindurira stati, hakajyaho ibya perezida wa Rayon Sport akavaho, hakajyaho CEO ushobora no guhembwa
ariko n'umundi biravuga ko yaba ari Murenza Budara. Sinzi niba hari umureyo uyu munsi utanyuzwe n'umusaruro wa Murenza Budara aho agerere muri reyo mu gihe gito cyane amaze kuzanamo kampanye 3 ziremereye zizatunga reyo mu gihe kirekire zizatanga amafaranga menshi muri equipe ya Rayon Sport n'abandi bakaba bakiri kubyiganira ku muryango. Bivuze ngo Rayon Sport iraza kwifite ba main sponsor bane muri Sezita. Menya rero kipe yonyine yo mu Rwanda iraza kwiciya ko gahigo, iraza kwikoza ayo mateka yo kugira abafatanya bikorwa bangana gutyo. Rayon Sport barayihemba, irahembwa na Beka nta kibazo n'iki na kimwe, ari amafaranga ari locked afunze ashinzwe guhemba abakinnyi ba Rayon Sport. Noneho twebwe nk'abafana n'abayobozi tugasigara dushaka prime ya Rayon Sport tutarahemba, hari amafaranga arava ku bibuga. Prime ya Rayon Sport kuri buri match yose igomba kubiri hejuru y'ibihumbi 100. Buri match yose ya Rayon Sport, prime ya Rayon Sport igomba kuri hejuru. Numango Rayon Sport igiye kuba nk'ikipe y'Iburayi. Kandi Murenza Budara afite reyo rwose nibayimurekere sinjye utora sinanjye utoresha, ariko Murenza Budara nkurikije ibintu byinshi akorereyo mu gihe gitayimaranye, uburyo abavuga mu mvugo ya diplomasi, uburyo akora utuntu twatuje avuga make, uburyo Rayon Sport yayiteguye iyi sezo. Murenza Budara yarankomye cyane. Murenza Budara yarankomye, buriya Murenza Budara yarankomye. Uve kuri ya Rayon Sport iheruka y'aba perezida benshi, buri wese yabaga afite igitekerezo, buri wese yabaga afite umukinnyi ndafite umuto. Murenza yaragiye ategura utuntu twe, arabanza kupa trajectoire, cyo bita kupa trajectoire, gusiba amayira y'aba bantu barusaurira mu nduru baza kwibareyo, arabanza kupatira umukinnyi Rayon Sport yazanye n'uwo barebye bo birambagirije. Nta mukinnyi umuntu yigeze ababwira ngo ariko ngo muzanye runaka ngo yabafasha, kandi nta n'umukinnyi Rayon Sport yazanye utazayifasha neza. Icyo ngicyo cyo mukisibe mu mutwe. Rayon Sport umukinnyi wese ufite azayifasha. Namwe bafana rero ntabwo ari mwe sombe. Ari mvuga ngo singe sombe. Namwe bafana ntabwo ari mwe sombe, muragura rutayizamu akanyenyeri bitarenze iyi weekend karaza kuba kashyizweho ko kugura rutayizamu w'ibihumbi 50 by'idolari, miliyoni byibura 80 bafana ba Reyo aho muri mugendeye kwimaze gukorwa muri Reyo. Umwanya wanyu mwebwe murawuhabwa, urwo n'urucaba umwanya muri Reyo mugomba kuwugiramo. Reyo ibifite amafaranga, Rayon Sport ibidafite, mugomba kugura umukinnyi buri sezo. Rutayizamu wa wundi w'ijigo igikura nkota, aharava araza kuba ari top scorer, amafaranga muranyuza ku kanyenyeri niyo azamwishyura. Rutayizamu yemeye kumanuka w'abandi inyarugenge, yemeye kumanuka kazi Nyarugenge, yumvise kipe ya Rayon Sport, iyo kipe y'abare ikundwa cyane, ngo yakuza yumva cyane, ngareba n'amavideo yayo kuri YouTube, ngakareba uburyo bakubita amaki ngo yemeye kumanuka Nyarugenge atarabona ifaranga. Amafaranga mukayabika ngundi Rayon de akabanza agaterekamo hat-trick hariya, akava mwashasha ibitenge, utunyenyeri dukandwa bukibumbi 50 by'idolari bye babimuha. Mufana kanyenyeri karaza kujyaho. Rutayizamu cyicundura muri shampiyona agiye kuvamo yatsinzemo ibitego 20. Hari ikipe nabonye yatewe gapapu. Ubu Rayon Sport natewe gapapu ntago wabimenye, ariko nta nubwo ariyo gapapu ya mbere natewe kipe itewe na Rayon Sport. Yayinyuze muri humye, barangije bafata umukinnyi mu gitondo asinye muri Reyo, bagaragaza uburyo ngo ngari umukinnyi ngo woroshye, ngari umukinnyi ngo APR tigeze mwifuza. Ya ba APR yongeye kunyurwamo bayiriye gapapu mu kanya gato cyane. Umukinnyi bamucanye y'inkungu yasinye muri equipe yitwa Mazuru yo muri Afrika y'Epfo. Uyu munsi Rayon Sport yinatewe gapapu bitewe n'ibanga ririmo, nta n'umuntu warabukwa, nta wabimenya. Ariko rutayizamu ufite ibitego 20 muri sezo aramanuka i Kigali, assist zo n'ubwatsi.
Rayon Sport yakanze abantu bagiye barabihererana abereka uburyo Rayon Sport iri kugura imifungo babereka uburyo Rayon Sport ibintu iri gukora sinzi ibyo ari byo ariko narababwiye ngo mabure aho wabivugiye ntuzisubireho mabure nzajya mfata ijwi ryawe uri guseka umukino Rayon Sport yaguze mfate n'ijwi uri kumuririmba bizane mite nkora kakanu kavuga ngo a few moments later zizaba nyishanga abantu bagiye bifatira ku gakanu Murera batwereka ko nta Murera imbere hari ya kice gisatira Rayon Sport ishaka kuba ifite abakinnyi bafite byibura ibitego 50 batatu gusa ibitego 50 wenda da hashobora kwiyongeraho na nimero 10 ariko Rayon Sport yazanye mu winga ufite 16 yazana rutayizamu ufite 22 irazana undi mu winga nawe uri muri 10 nimero ufite ibitego 10 byibura ubusatirize bwa Rayon Sport buraba buhagaze ibitego 50 muri shampiyona buvuyemo byibura muri shampiyona buvuyemo buraba buhagaze ibitego 50 ubwo ntago ari washyiraho babandi binyuma ko n'aba defenseur Rayon Sport yaguze n'ababola n'umuntu ushobora gutangiza game n'umuntu watsinda igitego ubwo ba mediateur bo ntago nkubwiye babagiye bafontromesha icyo bita gufontromesha icyo bita bamonda triangle agapira kagiramo hari hagati bagashakisha itoroshi yurebye projet ya Rayon Sport ukareba uburyo yubatse n'uburyo Rayon Sport izabikina nibwo wumva neza ibintu ndi kukubwira ariko mwebwe aho muzabibonera ntago mwese mukeneye kujya mu biro bya Rayon Sport ngo abereke uwo mushinga reka da aho muzabona mwebwe ni mu kibuga sanabwiye ko zaba ndi igicumbi mbereka statistique za buri mukinnyi muri icyo gihe cy'imyitozo nibwo muzumva neza ibindi nababwiraga rutayizamu rero ukomeye cyane w'inkuba nimwe muri amusinyisha ijigo ryarindi hatari ko nikanze ejo narababwiye ngo Rayon Sport kumeza ifite dossier sinabibabwiye ko Rayon Sport ifite document narababwiye ngo document narazibonye ariko ndavuga ngo byaba byiza nifashe mu kwirinda kuba nazana n'abapaparazi nkavuga imuri tari niba Rayon Sport yarabaye claire kuri iki gihe ikaba yaragize ibintu byibanga secret yayo ikaba ari secret ngende indo ukubirengaho nanjye ngomba kwendera muri uwo murongo ifite document zaba rutayizamu bari kugenda bagarura amashusho bongera bareba andi mashusho bicara bitereka bareba ishusho bavuga ngo nindura fittinga muri systeme ya Rayon Sport umukinnyi uzaza muri Rayon akaba flop abareyo muzamubabarire umukinnyi uzaza akaba flop abareyo muzababarire abamuzanye abumwe abe babiri babe batatu bari muri structure yubakitse na za Arsenal bizibaho na za Chelsea bizibaho abakinnyi bose baje siko baba beza ariko mfite icyizere gifite n'ibyiringiro ko byibura 99 n'ibice 9 by'abakinnyi Rayon Sport yazanye bazaba successful abyusha ko rutayizamu ari uwanyu ubwicyo cyo nakivuye ubwo Rayon Sport yubatse ibintu byayo iri no gutegura pre-season iri ku rwego ruri extra magique extraordinary ubwo bigikurikiyeho ni icyanyu mwebwe bafana muriteguye utiteguye we ubwo nyine ntabwo yaba ari mu ngamba ntabwo yabazi ibiri kujya mbere icyo abakinnyi viraho rimwe twe kwirirwa no kutugitindaho no kuri uyu mugoroba ntabwo turajya mu bakinnyi cyane gusa umenye ko Rayon Sport iracyakeneye umuwinga umunyamahanga agomba kumanuka bidakuyeho ko Zuberi na Eritatu hari ahantu baryamye bafite uburakari bwinshi ngo bashyushye batuye
barashaka kuza gutanga ikigwa muri Rayon Sport. Nuvuga ngo umuwinga umwe umunyamahanga n'umunyarwanda, umwe w'umunyamahanga umunyarwanda, umunyamahanga byanga umunyarwanda yanshana, umunyamahanga aza ari hejuru, umunyarwanda ategereza kuri bench. Ariko ibaze bench urafiteho umukinnyi nka Eritatu, urafiteho umukinnyi nka Zuberi. Nuvuga ngo nicyo APR maze igiye kubitisha Rayon Sport. Nicaye hamisi ibiri nashize mbabwira ngo imyaka APR maze igaraguza Rayon Sport hagati, niyo myaka ishobora no kwikubaka bigiye gushira Rayon Sport igaraguza APR hagati, kubera ko abakinnyi bashoboraga guhamugamura Rayon Sport kwisha maneno. Ubu n'usigaye ni Kagege na Yunus nabo muri APR byagoranye, hari amahirwe menshi nabo ko baratandukana, bari kuzana abana bo mu ntare. Noneho rwaruka Rayon Sport yakozemo hakiri kare, ikajaburamo hakiri kare, igakuramo kare. Ubu ngubu nibwo APR iri kujyayo, Rayon Sport yavuyeyo, habayira bafite abantu bakaza mu matwi yanyu bakabajegerera, ubundi babyita kujegerera, bakakwereka ko ikipe yawe nta kintu iri gukora habe. Ubu APR nibwo iri kujyayo, babakinnyi bitendaga kuri Rayon Sport b'abanyarwanda habe n'umwe. Rayon Sport igiye kuba ikipe ifite umukinnyi n'umusimba, buri mukinnyi n'umusimbura we. Impande rero hasigaye umwe w'umunyamahanga, nawe uraza ku bantu hakomeye, ufite n'ibitego byinshi, ndetse n'uwo rutayizamu. Ubwo rutayizamu arazasanga Mubaraka, abantu batavugaho cyane, ariko Mubaraka ni case study yo kwigira kure. Mubaraka muzaba mumumbwira, nagiye mbabwira buri mukinnyi wese Rayon Sport yazanye ahanga muzaba mumbwira ibya Mubaraka. Akaza asanga Asumani Ndikumana Garden, ubwo urutayizamu wundi nawe agomba kuza. Izo nizo mpande ziri gushakwa abakinnyi bashya. Utabagiye mu izamu biravuga ko witwa Dauda Ibrahima Bareri nawe namugarutseho ko bashobora kumugeraho rwose, bakaba bareba igishoboka cyose bakakimutanga. Rayon Sport ikaza ifite abazamu babiri beza izajyana mu mikino nyafurika, ndetse bagakina n'imikino ya shampiyona. Icyo ngicyo cyo mu kimenyi. Ubwo ibiganiro birakomeje hagati ya Ndayishimiye Richard na Musanga Henry. Nebikunda bombi bazasinyira Rayon, ariko birirayikiri ko bombi bazasinyira Rayon rwose. Ubwo ababirimo babigira Imana Bedi Mutumva barimo bande, bishobora kuba Rayon Sport izatandukana nabo cyane ko yarasoje n'amasezerano. Ariko Rayon Sport yacyafite abakinnyi barimo ba Ishimwe Fisto, igomba gutandukana nabo. Nabonye Ishimwe Fisto yifuzwa cyane n'ikipe ya Marine, burari naho yagira ibihe byiza mbere yuko ava muri Marine ajya muri APR, ava muri APR ajya muri AS Kigali, ava muri AS Kigali aza muri Rayon. Nabonye Marine mwifuza cyane ko Marine yatakaje abakinnyi benshi bakina kuri poste yiwe, barimo n'uyu Fabio winjiye. Burya Fabio muri Marine yashobora gukina nka nimero 8 cyangwa se akaba yakina n'10, hose nahana ametiriza neza cyane. Rero Ishimwe Fisto nawe arifuza gusohoka nkuko Ntarindwa Aimable byagenze. Undi mukinnyi wifuza gusohoka kandi mubibuka ko na Cindy Paul Jesus already yaragiye. Undi mukinnyi wifuza gusohoka ni Patrick, ariko we n'ubundi arasoje. Patrick arasoje, agomba kujya kuraba uburyo yabona ahandi umwanya ukina. Hari undi se ubwo undi wabonekamo we, navuga ngo byaba ari ibintu bitunguranye, ariko abasohoka bo ubundi muri equipe ya Rayon Sport nabo ngabo. Hanyuma rero Rayon Sport irategura iki kipe gikomeye iki kipe gikomeye kuri Rayon Day, ariko imbogamizi zirimo nuko ama equipe akomeye hari ukuntu aba yarapanze nabo barapanze ibikorwa byabo, baba bafite action plan y'uburyo bazategura umwaka w'imikino. Ugasanga Rayon Sport igonzwe n'icyo kintu, irashaka ikipe ikomeye ariko igakomwa mu nkokora n'utwo tuntu two kuvuga ngo wenda ni Simba yapanze kujya Turukiya, yapanze kujya he, ariko numvishe ko amakipe muri Tanzania aracyahari.
ikindi Simba ngo birirayikiri cyane, ibiganiro rwose biri kujya mbere byibura tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi, cyangwa se nuvuga ngo ni kuva tariki 11 z'ukwezi kwa karindwi za tariki 18. Muri ayo matariki niho hazavamo tariki imwe ishobora kuberaho Rayo Day. Ama ekipe hari za Jamus nababwiye ko yageze mu Rwanda, na ejo nari nababwiye ko ishobora kuzakina Rayon Sport umukino wa gishuti, byo ndumva narabigarutseho. Hari Gor Mahia yo mu gihugu cya Tanzania, cya Kenya nayo iri gutekerezwaho, ariko haracyari Simba na Yanga ndetse nazo zigitekerezwaho. Hakaba n'indi kipe yo muri Zambia nayo ikiganirwaho, yasabye kuza gukina Sekafa Kagame Cup, ariko ikaba itaremererwa. Icyo isigaye kwemererwa, icyo isigaje no guhabwa go ahead, ubundi Rayon Sport igahita yemeza ko ariyo bizakina. Ubwo bivuze ngo biragendana cyane nuko Rayon Sport izabona bihagaze kuri aya ma ekipe. Ariko mwizo ekipe babwiyemo hari ama ekipe azakina Rayon Sport imikino y'ishuti, ko Rayon Sport izaba ikipe ya mbere mu Rwanda izatangira imyitozo hakiri kare mbere y'andi ma ekipe yose. Izatangira imyitozo hakiri kare. Ubwo bivuze ngo izaba ifite amahirwe yo gukina imikino n'ama ekipe azaza muri Sekafa. Rayon Sport ifite umwanya uhagije wo kwitegura. Ekipe yo kuri Rayon Day bitarenze iyi weekend ahangaha kuri Viva ndaza kuba nayimanuye. Iyi weekend harimo amakuru menshi cyane, muze kuba tayari, muze kuba muri hafi, renda tubakubitamo ibintu by'ibi breaking byinshi cyane, muze kuba muri tayari, muze kuba makini mega muterekemo breaking muri ekipe ya Rayon Sport zirimo n'ubwatsi. Kuwa mbere w'icyumweru gitaha Rayon Sport yatangira imyitozo mu karere ka Gicumbi, narabibabwiye tuzaba turiyo tariki 29. Hari ingingo aragera hano mu Rwanda mu mpera z'iyi weekend, araba kubutse Burundi, aramanukana na Ndashimira Ishane ndetse na Henry Musanga. Urwo n'urucyabana rwose baragera ahangaha i Kigali, cyo ngicyo mukimenye. Hanyuma indi gahunda ubwo niyo ngiyo gisinyishwa by'abafatanyabikorwa batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo se murera mbahaye ayo transfer ndacyakurikirana, ndacyabijya kugira ngo mbabwira amazina asengeye neza. Abakinnyi ba Rayon Sport baratangira kuhagira muri iyi weekend, abari mu Rwanda bo ni sawa, abazatinda kuhagira n'abategereje ko amashampiyona barangira cyane bari abakinnyi b'abanyamahanga yaguze, ariko abandi bose bahanga hafi abanyarwanda baratangira imyitozo muri ekipe ya Rayon Sport, baraza kuba bahari mu karere ka Gicumbi. Si ibyo se dore rwose ni ibyo, hari ikintu muzatuburana. Ahubwo ngewe icyo mbisabira nkomeza no kubasaba umunsi kundi, nyaboneka ni ukomeza kudukunda aha kuri Viva, mugakora subscribe. Turi kubategurira ibintu byinshi byiza cyane mu minsi iri imbere, uburyo muzajya mubona ibiganiro byinshi ku munsi rwose, tukabaganiza Rayon ukayiganira ukumva urayihaze. Rero nimukore subscribe, ni inkuru ikomeye cyane. Ikiganiro cyacu kibonye ugakora kuri like, ukakirayikinga, ukagikunda, burya ubu gifashije bikomeye cyane. Hanyuma ibitekerezo byanyu nabyo ku ngingo zitandukanye tuba tumaze kuganiraho mbabitegereje hasi muri comment. Ubwo rero ngewe mubana kuri izi kamera za Rayon Sport TV umunsi kundi, mu majwi no mu mashusho nitwa Tuyishime Gilbert. Rero reka mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ibigaro bitandukanye tukanabagezaho. Mbabwire ngo bye bye, naho mu bindi biganiro.